Kazimu bashe mwizina rya ntasoni yabi Yesu yemeye kwitanga ku musaraba igorogota kugira ngo abantu bose izina rya Yesu waje gusenga haguruka tugende ku rusengero waje gusenga haguruka tugende ku rusengero waje izina rya Yesu Kristo badayimoni bashe mbaraga ndazirukana zose mbaraga z'abadayimoni kateka kinara Yesu bazimu bashe kuri kumwe badayimoni bashe ntago ngewe no nzabyihanganira rwose ntuzuri kugira ngo bigende ntago bizakora ntago nzi impamvu pe nubwo yari afite imyaka 200 yari yarambwiye ko hari ibintu azankorera ntago rero byari ngombwa ko agenda kano kanya yari afite imyaka 200 yari afite imyaka 200 n'ikivune ubwoze ana mwenye nguri kwimana yari yavuze ko afite n'ubukwe akora afite abuzukuru yari afite abuzukuru ariko yari afite n'ubukwe yari afite n'undi bukwe ingo none zuba ari cyo kintu giti kiri budufasha oya kino giti kubera ko ari cy'umwami ntago cyadutenguha mwami dufashe dore nubwo agiye twamukunda yewe turimanika oya nukuyahura nta kindi kintu gisigaye turimanika turiyahura oya nukuyahura nta kindi dufashe tutimanika wagitiwe oya dufashe nisumu yapanya turakoresha kuko umugozi go gwahita gukwica inga ntago mbyumva nuko yahura nta kindi kintu kiri buza gutuma mbyihorera umuntu yarya n'ibiryo byinshi akabyiminda agaturiga biraruta aragiye we ikintu kimbabaza nuko ngiye gupfa murokora ndi mideni ni murokozi murokozi waguze za pedansi sinago yarwo yigeza kugaruka zazindi agiye atazikoresheje se azisigiye ndugumura jene wawe yewe ndapfuye nimumfate kandi nimutafata ndapfa urapfa ndikufasha kurira hajya ndiyahura ndikufasha kurira wagitiwe dufashe bwana tugengura umwami ngo kandi umwami yakoraga byose ngo bijye ngo byari ukuri nukuri ngo byarakoraga rero urukubona ko ashinze umuriza ubu tunaburizinze amanitse inkweto amanitse imbabura mwabuze ibyo ateka nta kintu adusigiye niyo mpamvu natwe tugiye amaze imyaka 200 ibintu byose yarabimaze yagurishije amasambu yokabura nyirako agurisha amazurugu agurisha n'ingarandi yo mu mbuga papa we tuzajya tujya gusenga ugenda uririye izina rye ryiza mbese bari abantu babaye icyari ntabwo twabura kujya tujya kureba imibabaro abashimiye ariya we yakuye mana we kino giti kizadufasha Yesu ashimwe ko murimo murira habaye iki mubi muzanyemo guteka habaye iki ko murimo murira waje kuramya ryangombe ryaba binga banyo ku giti cy'umwami oya twagize ibyaha ijuru hari imana mwijuru hari imana oya
ngo mwaje kureba Nyabingi. ngwigire gute Ufashe. Yesu yitanze ku musaraba yemera gutanga ubugingo bwe yego yemera gutanga ubugingo kugira ngo izo za Nyabingi Bawe shinga mwiringo. oya Yatanze ugasi yatanze kwa Nyabingi. izina rya Yesu niki cyabaye habaye iki Apfuye wewe Nyabingi. muretse mumbwire ninde wapfuye Ninde wapfuye? Yaramuzi we. umuntu wapfuye none murimo murarango mwaje kwa Nyabingi Muvuge wowe. wewe muretse tuganire mweke tuganire mu izina rya Yesu Twaje guhobera kino giti. we yewe Kidufashe. ufite abadayimoni mu izina katika mu izina rya Yesu Kristo abazimu hano waje kwa Nyabingi Ari kuraguza. hano waje kwa Nyabingi Dufashe wagite. mu izina rya Yesu haguruka egera mwegere ruguru egera ruguru egera ruguru mu izina rya abazimu bashe katika kinara Yesu mu izina rya Yesu nta soni Nyabingi. Komuri kujumvana. Yesu yemeye kwitanga ku musaraba igorogota kugira ngo abantu bose Nyabingi mu izina rya Yesu waje gusenga. haguruka tugende ku rusengero Waje gusenga. haguruka tugende ku rusengero Waje kuraguza. izina rya Yesu Kristo badayimoni bashe katika kinara Yesu mu izina rya Yesu mbaraga ndazirukana zose mbaraga z'abadayimoni katika kinara Yesu bazimu bashe Kuri kumwica. badayimoni bashe Kuri kumwica. izina rya Yesu Kuri Kristo kumwica. ndirukana imbaraga zose mu izina rya Yesu Kristo Kumwica. imbaraga z'abakonikora imbaraga z'abatweza mu izina rya Yesu Kristo imyuka mibi ndayirukana z'imbaraga ndazita mu nyanja y'umuriro n'amazuba mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo katika jina la Yesu